Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitujyeho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho ukabona ibibazo 8 biragarutse, ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizamini kimwe umaze gukosora. Rero kugira ngo ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsira ikintu busabwa no gukosora kino kizamini kiba cyakozwe. Rero kugira ngo ikizamini cyose dukosoye ujye uhita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki, ujya aho hasi handitse subscribe ukakanda. Iyo wakanze ikintu cyose nkiraho aba ari cyagufasha kujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa, yaba ari amasomo bagenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, yaba cya kibazo nkunda gupostinga kiri gukunda kuza mu kizamini, byose aba ari byagufasha kujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero jya aho hantu handitse subscribe wakande kugira ngo ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe ubirebe. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha aho waba urose mu gihugu kandi wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikintu ukora ni kimwe, utwandike cyangwa uduhamagara kuri 0789 935 16 ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Ayo masaha yageze turaboneka, dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mu twandiki cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubibafashemo. Ndizera ko amaze gufata udupapuro rero, ndizera ko amaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyapa dufite ese uri kubona gifite ishusho imeze ute? Ese kino cyapa uri kubona gifite ishusho ya mpande eshatu? Ese kino cyapa uri kubona gifite ishusho ya mpande enye? Ese kino cyapa uri kubona gifite ishusho y'uruziga? Rero kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, uhitemo kimwe cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizamini kiba kimaze gukorwa aka kanya. Aravuga ngo aho guhagararwamo n'abanyamaguru imbere. Mbega ngo aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. Seka ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Mbega ngo abanyamagare bagomba kuva ku gare bakagendesha amaguru. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ariko ubonye ibyapa biri kukugora, namaze kuhakora video iteguye neza y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. So ku YouTube channel yanyu irebe kugira ngo nugiye kwawe kino kizame ukabonamo ikibazo cyerekeye ku byapa cyere kujya kikugora. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze gutemeso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ibyapa byose uzabona biteye ku ubu buryo uzamenye ko ari ibyapa bitegeka. Iyo uzi ubwoko bw'icyapa ukamenya itsinda kibarizwamo, binagufasha kuba wahita umenya igisubizo cy'ukuri. Reba nko mwa bino bisubizo bine baduhaye bakivuga ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, urumva harimo inshinga gutegeka, ugahita umenya ko bino byapa ari ibyapa bitegeka, ugahita uhitamo igisubizo cyanya cyari cyose. Ndizera ko rero wamaze guhitamo se, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kabiri. Kirabaza ngo iki? Kirabaza ngo za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ese ashyirwaho ku buhe buryo? Hano rero ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku papuro. Aravuga ngo amatara abiri ashyirwa inyuma. Mbega ngo amatara abiri ashyirwa imbere. Seka ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma.
D kavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B amatara abiri ashyirwa imbere na C rimwe rishyirwa imbere irindi nyuma bikaba ari ibisubizo by'ukuri, nicyo baba bashatse kuvuga hariya kuri D. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Mbibutsa ko ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa, kugira ngo rero ujye uhita ukibonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. W'ikintu usabwa ni kimwe, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nkiraho aba ari icyagufasha kujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Iyo ufite ibisabwa iminota itarenze 3 umaze kubona kode, ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitewe n'akazi ukora cyangwa bitewe n'uko uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Murabizi ikoranabuhanga ryaraje, mba nagusharinga screen ya computer nkakwigishiriza muri computer yanjye aho waba urose mu gihugu, ukajya urabona wagira turicaranye tukajya turava ku bintu tubyumvishe. Rero twandikira ngo uduhamagare kuri 0789351626 ibyo tubigufashemo. Hano ndizera ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C rimwe rishyirwa imbere irindi nyuma. Kubera iki? Rimwe rishyirwa imbere kugira ngo ibinyabiziga biturutse imbere bize kuribona, ndetse n'irindi gashyirwa inyuma kugira ngo n'abayobozi b'ibinyabiziga biturutse inyuma nabo baze kuribona, kuko zino za autobisi bari batubwiye ngo zigenewe gutwara abanyeshuri. Birashoboka ko haba harimo abanyeshuri bari abana bakiri batoya, niyo mpamvu baba bagomba gushyiraho hano amatara kugira ngo muyigereho mwitonze, mutaba mwateza ibyago abo banyeshuri namwe mubyiteza, kandi murabizi bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragarira igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Iyi ntera aratubwira ngo metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. Bega tubwira ngo metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. Sega kutubwira ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. Deka tubwira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko mumaze kubimenya abo dukunda gukosorana, iyo bavuze ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, kintu washatse kuvuga ngo ubwo A ntabwo araba ari igisozo cy'ukuri, B ntabwo araba ari igisozo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo igisozo cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta gisozo cy'ukuri kirimo? Murabizi hano dukosora ikizame turi no kugenda tubasobanurira. Nta kuntu wabonera itara muri metero 100 ari ku manywa ngo nijoro rirebere muri metero 20. Nta gihe warebera itara muri metero 150 ari ku manywa ngo ari nijoro ngo rirebere muri metero 50. Nta kuntu warebera itara mu gihe cya nijoro cyo ku manywa muri metero 200 ngo mu gihe cya nijoro urirebere muri metero 100. Ibi ngibi ntabwo bibaho, kuko itara nijoro nibwo waribona mu ntera nini. None hano intera baduhaye zo ku manywa ziruta iza nijoro, nicyo wakigendera wita uvuga ko hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo D, ndizera ko ramuzwe kuyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, murabizi ibibazo biragaruka urahita ugikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa, no kugira ngo ikibazo kigaruke wakibonyeho uhita ugikora. Murabizi gukosora biruta cyane gusoma ibitabo, kuko hariya ubusa nkaho uri kubiboroka, ariko hano iyo kikunaniye, iyo kigarutse uhita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera. Iyo batavuze bwera bavuga bw'umweru, ibirango by'umukara handitsemo 50. Kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza, hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, uhitemo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo umuhanda uromberejeho ibice byinshi ku birometero 50. Mbega ngo intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. Sega ngo umuvuduko urenga ibirometero 50 mu saha. Deka ngo umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu saha.
hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Murabizi kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo harimo 50 bari kukubwira ko uratwara ariko nturenze umuvuduko wa 50 wa kilometero 50 mu isaha. Ariko ntabwo buri gihe hahoramo 50. Hari igihe uzabona handitsemo 60, ubone handitsemo 80, biterwa n'agace ugezemo, bigaterwa n'icyo bashatse kukubwira. Ureba biriya birango ntabwo hahoramo 50, ariko umuvuduko urimo bashyizemo biriya birango ntabwo uba ugomba kuwurenza iyo ari kino cyapa kibuza. Niyo mpamvu hari ahanditsemo 50, niyo mpamvu duhisemo D, umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Ndizera ko ramuzwe guhitamo D, ndizera ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo kuki tugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese no kubera iki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Hano hari ibisubizo bine baduhaye rero, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo kugira ngo akerekane umuvuduko kagaragare neza, mbega ngo kugira ngo abandi biborohere kukubona, abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa nk'abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abagenzi. Seka ngo kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, deka ngo kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 nka kino kizami kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ndizera ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri hano, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Aba ari ukugira ngo abandi biborohere kukubona, abandi bayobozi b'ibinyabiziga cyangwa se abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, bashobora no kuba ari abanyamaguru. Ndakeka ko mubona ko iyo butangiye kwira ubona abayobozi b'ibinyabiziga bacanye amatara y'ibinyabiziga byabo. Rero aba ari ukugira ngo abandi biborohere kukubona. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo urimo kugenda mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Hari bivuze ngo kunyura ku muyobozi w'igare umuntu ntabyumve, wamubwira ngo kudepasa agahita abyumva. Biramwita kudepasa, nibyo rero bita kunyuranaho. Ikinyarwanda bazakoresha neza bagiye kiza bazakoresha bagiye kukubaza, bazakoresha kunyuranaho. Ni gute wanyura ku muyobozi rero w'igare? Aravuga ngo kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho, mbega ngo kumunyuraho umwegereye. Seka kubwira ngo gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho, deka kubwira ngo gabanya umuvuduko mbere yuko umunyuraho. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ubonye umunyegare ari kugenda mu nzira nyabagendwa cyangwa mu muhanda, ni gute wamudepasa? Ni gute wamunyuraho utamuteje ibyago? Ndizera ko hano wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Kubera iki? Kugira ngo utamuteza ibyago. Murabizi bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ndizera ko ramuzwe guhitamo C, ndizera ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, ndizera ko kiramutse kigarutse mu kizamuri bukore wahita ugikora. Ariko nkwibutsa ko niba ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ikintu uba usabwa ni kimwe, ni ukujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda, kugira ngo ikintu cyose nshyizeho abe ari icyagufasha kujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Buri modoka cyangwa buri rumoroki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Yaba agiye kukudepasa akakwereka ikimenyetso ko ashaka kukudepasa, kugira umwereke ko wabibonye nawe hari itara ukoresha. Ese iryo tara riba rifite amabara asate? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igiso cy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 nka kino kizami kiba kimaze gukorwa. Aravuga ngo umuhondo, mbega ngo icyatsi kibisi, sega ngo umweru, deka ngo umutuku. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye.
ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Iryo tara bakoresha riba risa icyatsi kibisi. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 26, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Iyo tumaze kugushakira kode tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura kuba yajya mu kizame. Ikintu cyose cyagufasha ukatwandikira nko kuri WhatsApp, tukajya turakiguhera ku gihe kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego ya Rwanda Driving College TV. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ku izo nimero tubafashe kubona amakode aho waba hose mu gihugu. Ntabwo ari ngombwa gukorera mu karere urimo, biterwa n'ahantu ushaka gukorera. Bitewe n'aho ushaka gukorera rero tuba twagushakira kode mu gihe gitoya ugahita uyibona. Ndizera ko hano uramutse guhitamo rero B, icyatsi kibisi. Ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro uri mu mujyi wa Kigali, ho tuba twaza tukakwigisha turi kumwe umunsi umwe. Umunsi ukurikiye ukagenda ugakora kandi ugahita utsinda. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho. Uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A iratubwira ngo metero 11, B ikatubwira ngo metero 10, C ikatubwira ngo metero 7, D ikatubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, metero 11, B ikaba atari igiso cy'ukuri, metero 10, ndetse na C ikaba atari igiso cy'ukuri, metero 7. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baguhaye. Ubonye hari ikintu kiri kugora uri gukosora kino kizame, ucyandika muri comment zanyu zose ndazisoma nkareba ibintu muri kunsaba, nkabateguraho amasomo nkayabashyira kuri YouTube channel yanyu kugira ngo nimugerwa muzakore rimwe muhite mutsinda. Rero uri gukosora ukabona hari ikintu kiri kugora ucyandika muri comment, ariko ufite igihe gitoya, ufite umunsi umwe, ufite amasaha, birashoboka ko iryo somo utaribona. Wanyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789 935 16 26, nkaba hari ibyo naguha byagufasha kuba wakwitegura bitewe n'iryo somo riri kukugora. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubibafashemo. Hano ndizera ko amaze gutemeza cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 7. Ndizera ko rero wamaze guhitamo C, metero 7. Ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni A iratubwira ngo toni 10, B ikatubwira ngo toni 12, C ikatubwira ngo toni 16, D ikatubwira ngo toni 24. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko amaze gutemeza cy'ukuri, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, toni 16. Bibusa ko ibibazo biragaruka, ujye ureba ko ikibazo cyose dukosoye n'ikiramuka kije mu kizamura kora urahita ugikora. Niyo mpamvu rega tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Dukomeje n'ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. A iratubwira ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B ikatubwira ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C ikatubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. D ikatubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndizera ko amaze guhitamo cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni
hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se, a na b ni ibisubizo by'ukuri. A ni igiso cy'ukuri santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, ndetse na b ni igiso cy'ukuri ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. Iyo wahisemo a iba ari igisubizo cy'ukuri ariko baguha 0. Iyo uhisemo b iba ari igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Uba ugomba guhitamo ino nyuguti ivuga ko a na b byombi ari ibisubizo by'ukuri. Hari umuntu wigeze kumamagara akakubaza se iyo wahisemo nka a nta n'igice baguha, iyo wahisemo nka b nta n'igice baguha, ko n'ubundi kiba ari igisubizo cy'ukuri? Ni sisiteme biri kugosora. Iyo utakoze inyuguti ya nyayo uba wakisha, ubwo bufiteho 0, ariko kubera ukibonye ndizera ko nikiramuka kije uzahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara gishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Ubwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira: bino binyabiziga bya gisirikare cyangwa by'ingabo z'igihugu, usibye byo ibindi binyabiziga byose bigendeshwa na moteri bifite ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntikiba cyagenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Nta nubwo mukunda kubibona mu nzira nyabagendwa. Rero niyo byagiyemo biba bifite uruhushya rwihariye rutangwa n'umwe mwa bano baduhaye, mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Ese ubwo ruhushya rwihariye rutangwa nande mwaba bakurikira? Aravuga ngo polisi y'igihugu, b ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, c ngo minisitiri w'ingabo, d kavuga ngo iki kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20. Kino kizami kiba kimaze gukorwa, murabizi ibibazo biragaruka, uba wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, kubona ibibazo 10 biragarutse. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye umuco. Nawe rero ukeneye gukora rimwe, ikintu ubusabwa ni kimwe, ni ugukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho aba ari icyagufasha kujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Ndizera ko rero wamaze gutema igiso cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni b, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba ubifite mu nshingano, niwe rero utanga runo ruhushya. Ndizera ko ramuzwe guhitamo b, ndizera ko ramuzwe kuyandika ku papuro. Utari wayihisemo ndizera ko kiramutse kije mu kizamu uri bukore mu kanya urahita ugikora. Rero igiso cy'ukuri ni b, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo iki? Kirabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ntabwo hakibona neza, umuyobozi w'ikinyabiziga ntabwo ari kureba muri metero 200. Ushobora kuba utangiye kwijima, cyangwa se akaba ari igihe cy'imvura hari ibihu, cyangwa akaba ari igihe cy'izuba hari nk'umucucu buryo umuyobozi atareba muri metero 200. Rero uyu mukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 yari mu nzira nyabagendwa, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe cyandika ku papuro kugira ngo uze kuri amanota uraza kugera kuri 20. Aravuga ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi. Mbega ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwariwe inyuma y'umukumbi, ritwawe inyuma y'umukumbi. Sega ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, ubwo a ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na b ikaba ari igiso cy'ukuri. Mu gihe d iri kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo a ikaba atari igiso cy'ukuri, b ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni d, nta giso cy'ukuri kirimo.
Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo tegereze neza, kirabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Ese kiba kigenewe iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri. Kimwe cyandike ku papuro araba ngo guhagararwamo umwanya muto gusa. Mbega kubwira ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombeje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Seka tukubwira ngo arabe ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari isoko cy'ukuri guhagararwamo umwanya muto gusa, na B ikaba ari isoko cy'ukuri guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombeje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Mu gihe D bari kutubwira ngo nta isoko cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari isoko cy'ukuri, B ikaba atari isoko cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona isoko cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko isoko cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Isoko cy'ukuri nta kindi ni D, nta isoko cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Murabizi iyo turi kugenda mu nzira nyabagendwa cyangwa mu muhanda ntabwo wabona imodoka itwaye ibintu biri kugenda biri kwikurura ku butaka, ariko hari ibinyabiziga byo bibyemerewe. Ntibibujijwe ibyo ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisubizo cy'ukuri cya nyacyo cyandika ku gapapuro. Aravuga ngo imashini zihinga, mbega ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari isoko cy'ukuri imashini zihinga, na B ikaba ari isoko cy'ukuri ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi, D ikatubwira ngo nta isoko cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona isoko cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko isoko cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko isoko cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoko cy'ukuri nta kindi rero ni A, imashini zihinga. Murabizi zino mashini zihinga ko n'ubundi ziba ziri mu murimo wo guhinga, birashoboka ko zishobora gutwara ibintu bikaba byasumba uburumbarare bwayo, cyangwa se bikaba byagenda biri no kunagana biri kwikuba hasi cyangwa biri gukururuka ku butaka, kubera ko n'imashini zihinga ubwo nyine ziba ziri mu kazi. Rero niyo mpamvu hano duhisemo A, imashini zihinga. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo rero A, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, mu zindi ndimi navuga ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakidepashije. Ese mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, aravuga ngo tugomba kugabanya umuvuduko, mbega ngo tugomba kongera umuvuduko, seka ngo tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. Ndeka ngo nta isoko cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisoko cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko isoko cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko isoko cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisoko cy'ukuri nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho tugomba kugabanya umuvuduko. Hari igihe utepasha umuntu ukagira ngo uri kumwibutsa ko yari ari kugenda gahoro, ukabona nawe ahise yongera umuvuduko akaba yaguteza ibyago. Kandi iyo umuntu agiye kukudepasa aba yagiye mu kindi gice cy'umuhanda, kuko aba akudepasiriza ibumoso, kandi urabizi twebwe mu Rwanda tugendera mu ruhande rw'iburyo. Ubwo rero kuba yagiye mu ruhande rw'ibumoso, hari ibindi binyabiziga biri kuza bibasanga biba biri mu urwo ruhande agiye kudepasirizamo. Rero yajya kukudepasa ukagira ngo yari akwibukije ko wari uri kugenda gahoro ugahita wongera umuvuduko, biriya bintu ntabwo ari byo. Ahubwo iyo wakudepashije ugomba guhita ugabanya umuvuduko, akaguhitaho agasubira mu ruhande rwe kugira ngo adateza abandi bayobozi b'ibinyabiziga ibyago. Bino byago nkunda kubabwira ko haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni ko ari izacu, ntibyemewe kuzikoresha hehe? Aravuga ngo mu biro bya leta, mbega ngo mu biro bya polisi, seka ngo igihe utwaye ikinyabiziga. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isoko cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi.
ndizera ko igisobanuro cy'ukuri wamaze kucyitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi, ni igihe utwaye ikinyabiziga, murabizi ntibyemewe gukoresha telefone igihe utwaye ikinyabiziga, biba byaguteza ibyago, kandi bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Ikibazo cya 17 kikabazwa iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Kino cyapa gisobanura iki? Iyo video y'ibyapa umaze kuyireba bino bibazo byose birimo, ntabwo byazongera kukugora. Araba ngo isangano rifite ishusho ya ta, beka ngo inzira idakomeza, seka ngo aho batelefonera, deka kuvuga ngo nta gisobanuro cy'ukuri. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisobanuro cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ndizera ko hano wamaze gutema igisobanuro cy'ukuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa rero kivuga ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Bibujijwe gusa igihe arangwa igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye. Bega ngo umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. Sega ngo ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera, deka ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Rero hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Murabizi uriya murongo wera urombereje hagati mu muhanda, iyo udacagaguye ntabwo wemerewe kudepasa cyangwa kunyuranaho. Hano niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo gukomeza ibumoso, beka ngo kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi, isa ngo kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, deka ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ndizera ko amaze gutema igisobanuro cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ubwo kiri kuza kigusanga, mu gihe kubisikana ikintu uba ugomba gukora hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga kigutambutse. Kubera iki? Kubera ko birashoboka ko urwo rumuri rw'amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ashobora guhuma undi muyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Rero niyo mpamvu ugomba kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Ndizera ko ramuzwe itamo rero C, ndizera ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kizame cy'uyu munsi cyabazaga ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Icyapa gisobanura iki? Aravuga ngo inzira y'abanyeshuri, bega ngo abanyamaguru ntibemerewe, sega ngo agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga, dega ngo ahegereye aho abanyamaguru bambukira. Ese kino cyapa gisobanura iki? Bino byapa ndakeka ko umuntu wese ugenda bino byapa ukunda kubibona mu muhanda. Ese iyo ukibonye kiba gisobanura iki? Ndizera ko igisobanuro cy'ukuri wamaze kucyitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, gisobanura iki? Hano igisobanuro cy'ukuri rero nta kindi ni D, ahegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa nukunda kukibona ukakibona nk'imbere yawe ukabyitaho, nukomeza imbere gake uzahita ugera ahegereye aho abanyamaguru bambukira cyangwa kuri zebra cross. Urabona ko mwa bino birango naho harimo umunyamaguru uri kwambukira kuri zebra cross. Rero niyo mpamvu kino cyapa gisobanura ahegereye aho abanyamaguru bambukira. Ndizera ko ramuzwe itamo road, ahegereye aho abanyamaguru bambukira. Ndizera ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, nta muntu uba udakeneye gukora rimwe agahita atsinda. Ikintu usabwa ni ikintu cyoroshye cyane, ujya aho hantu handitse subscribe, aho hasi handitse subscribe, hakande. Umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho buriya ugiye kujya uhita ukibonera ku gihe. Kino kizame kiba kimaze gukorwa, ari amasomo ngenda bakiriya wagenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, ndetse na kiriya kibazo nkunda gupostinga kiri gukunda kuza mu kizame kugira ngo uhite ubibonera ku gihe. Ukeneye kode
aho waba uri hose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 ngufashe kubona kode aho waba uri hose mu gihugu mu gihe gito. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uduha amasaha aboneka ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali, nta gihe cyinshi uba ufite ku buryo ushaka kwiga umunsi umwe undi ukurikiyeho ugahita ujya gukora, twandikiye kuri 078 935 16 tuze tukurebe twigane turi kumwe. Umunsi ukurikiyeho uhita ujya gukora kandi ukore rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.